Ndabashuje inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Uyu munsi rero tugiye mu gikoni cyacu, tugiye gukora ibintu bita burete. Burete murazizi. Hano rero hari inyama, ni akanusu, turifashisha akanusu. Niyo mpamvu hano turashyiramo igi rimwe rirahagije ku nusu y'inyama. Uturungo turakoresha udutunguru tw'amababi ngutu dukeya turinganiye, igitunguru gisanzwe, udutungurusumu duke n'udusereri dukeya. Ku birungo biri fresh turakoresha ibi ngibi. Noneho ku turungo tw'ifu burete zacu turazishyiramo. Murabona aka ni akayiko gatoya ka paprika. Ikirungo paprika ngira ngo mumaze kukimenya. Ngiki paprika niyo nafashe akayiko kamwe. Noneho aka kayiko nako katuzuye gatoya ni black pepper. Black pepper murabizi ni agasenda. Burete nubwo zigira urusenda rwinshi, ariko ku nusu ntabwo turarenza agace k'akayiko. Murabona akayiko ariko katuzuye, aka karahagije kubera ko ni urusenda, ntabwo dukoresha byinshi. Hanyuma anapimishije ikiyiko mubona ni chaperire. Chaperire ku nusu ibiyiko bibiri birahagije. Ibi ni ibiyiko bibiri napimye bya chaperire, nabyo turabyifashisha. Hanyuma aka ni kakarungo nkunda cyane, nkunda kubabwira keza ka turmeric. Turmeric nayo akayiko karahagije kadasendereye, kuko turakora akanusu k'inyama, ntabwo ari inyama nyinshi. Uyu ni umunyu rero, nawo ni akayiko gatoya katuzuye neza, tugiye kubishyiramo. Hanyuma iyi ni soya sauce, murayizi ya dark, nayiba nziza muri burete kugira ngo zijime, zigire ya sura tubona y'umukara. Burete zijimye nizo ziba zisa neza. Iyi ni chaperire rero, niyo nafasheho hano, chaperire, black pepper, ibitundi n'utu turi fresh. Rero ngiye byose ibi birungo mubona hano tugiye kubishyira muri izi burete zacu, hanyuma tuvange. Uturungo twacu rero murabona turi kudukata, ugenda ukata duto duto. Urabona udusereri duto duto dushoboka, kuko ntabwo wakata binini muri burete, ntabwo byashoboka, ntabwo byamera neza. N'udutunguru tw'amababi turakata duto duto, kata witonze ugakata dutoya. Tungurusumu zo turazihonda zinoge. Murabona rero uturungo twacu turi fresh tumaze kudutunganya. Izi ni tungurusumu maze kuzihonda neza. Tuno dutunguru tw'amababi murabona nakase duto dushoboka, uduseri nakase dutoya. None tugiye kuvanga muri za nyama. Banzamo ibyo wabanzamo cyose nta kibazo, kuko n'ubundi byose tugiye kubivangira hamwe. Udutunguru tw'amababi ngutwo ntushyizemo, udusereri ngutu. Sereri, mu mwanya wa sereri ushobora no gukoresha perisile, nuko njyewe ntazibonye hafi nkabona sereri, ariko byose ni kimwe. Burete zacu ntibirazibuza kuryoha. Hanyuma dushyiremo na twa turungo tw'ifu. Turangije uturungo turi fresh, igitunguru cy'amababi, tungurusumu na sereri. Dushyiremo ya chaperire yacu, ibiyiko bibiri birahagije ku nusu y'inyama. Ni ngombwa kumenya ibipimo ukoresha. Akayiko ka paprika kanako karahagije, n'agace k'akayiko ka black pepper. Paprika kanjye kamenetsemo hano, ariko tukamaremo. Aka ni aka black pepper nako kagezemo. Dushyiremo ya turmeric, akayiko katuzuye neza. Noneho dushyiremo n'akakunyu kacu, ni akayiko nako katuzuye neza, karahagije. Abantu benshi bakunda gushyira umunyu mwinshi muri burete, wawe ibyo ukumva irakarata, ariko njye ntabwo mbikunda. Shyiramo umunyu nyine uringaniye. Hanyuma turashyiramo na rya igi rimwe. Ku nusu y'inyama igi rimwe birahagije. Shyiramo igi rimwe. Hanyuma iyi ni ya soya sauce nababwiye, ni ngombwa cyane kuko ituma burete zisa neza, zigira akabara nyine kijimye. Uragereranya hano, ushyiramo nk'akayiko, karahagije, si ngombwa byinshi. Hanyuma ikindi dushyiramo
Iki rero ni igitunguru gisanzwe cy'umutuku, hari n'abakoresha icy'umweru ariko njye nkunda icy'umutuku giseye. Urakirapa, urabona kirarapye, urakirapa ukagishyiramo. Burete rero burya ziryoha zagiyemo ibintu byinshi, urabona dukoresheje utuntu twinshi dushoboka. Hari n'abongera ibirungo byinshi bagashyiramo za kime, bagashyiramo za berivuze, ariko ntabwo njye nkunda burete ziri concentré cyane. Ibi birahagije kandi murabona ko dushyizemo ibirungo bitari bikeya. Hanyuma rero turavanga, utangira ukavanga kugira ngo bihure. Uravanga ukavanga neza kugira ngo hose udutunguru tuhajye, shapelire ikwiremo, black pepper, urusenda rutajya uruhande rumwe. Urazivanga nyine mu buryo buhagije ku buryo ubona ko bimaze kumera neza. Igipondo cyacu rero ariko nabyita burete zacu zamaze kwivanga, ibirungo byivanze, noneho tugiye kuzibumba. Hano rero ushyiraho agafarini gakeya, aka ni agashapelire ndi kuvanga gakeya. Icyo bifasha hano, najya nzibumba nzikozemo kugira ngo bifasha kudashwanyuka. Tukavanga gutya, ubundi tubumbe tujye tuzikozamo. Burete zacu rero dutangiye kuzibumba, turagira gutya gakeya, birahagije. Aka ni agashapelire mwabibonye navanze n'agafarini gakeya, kirabona akunyu gakeya kugira ngo utaza gutuma akunyu kabamo gake kubera ibi biba byiyongeyeho nyine nyuma. Kubumba iyo zamaze kwivanga neza, kubumba ntibigora. Ubumba kandi urugero ushatse wabumba nini kuri izi, washaka ukabumba ntoya kuri izi ngizi, biterwa n'icyo umuntu akunda. Ngewe mu nda ziri mwayene, zitari nini cyane, zitari na ntoya cyane. Nuko rero tugiye kubumba burete zacu. Ubu byarangiye, harakurikiraho kuzishyira ku ziko nta kindi. Burete zacu rero ngizi twamaze kuzitunganya, zirabumbye neza, agashapelire n'agafarini inyuma kafasheho. Tugiye kuzishyira mu mavuta. Ibi biratuma zidashwanyuka, n'aka kantu k'agakushe gatuma amavuta atinjiramo imbere, kugira ku buryo utarya ibintu bifite amavuta rwose. Nicyo gafasha, ntizishwanyuka kandi amavuta ntiyinjiramo imbere. Twagira tugiye kuziteka, ziraba ari burete ziryoshye cyane. Burete zacu rero tugiye kuzishyira mu mavuta. Si ngombwa gushyira mu mavuta ahiye cyane, ntabwo yahisha cyane. Ubu birahagije gutya amavuta ya muwayene, kuko iyo ushyize mu mavuta yahiye cyane zihita zishirira. Ntabwo ari byiza rero gushyira mu mavuta ahiye cyane. Ushyira mu mavuta amaze gushyuha ariko atarashya cyane. Turazishyiramo rero burete zacu. Burete zacu rero murabibona zatangiye guhinduka, ugenda uhindura ugashyika umuriro mukeya utari mwinshi, kuko ushyizeho umuriro mwinshi nabibabwiye zashirira zidahiye kandi ziba zigomba gushya. Murabona aba ari inyama mbisi. Rero ushyiraho umuriro mukeya ukazitondesha. Tuba twizeye ko nta mavuta ari bwinjiremo kubera iyi kushe nababwiye ko ariko imaze. Ni ibanga ndaribibiye ryo gukorera aka gakushe k'agafarini na shapelire, ntabwo amavuta acengeramo rwose. Muraza kubibona, ziraba ari burete zumutse nziza cyane. Rero ugenda uhindura, ubona ahatari hahinduka ugahindura uruhande ukabishyira mu mavuta, ahakeneye guhindurwa hose ugahindura, kandi noneho ukita ku muriro mukeya ushoboka kugira ngo zike zitonda. Murabibona rero, ugenda uhindura gakeya kugeza zihiye. Burete zacu rero murabibona zirahiye, ntabwo zitinda. Murabibona zahindutse, zisa neza, nta gisigaye.
ugenda uhindura hagisa n'umweru naho ukahahindura kugira ngo hashye, ubundi ukazarura. Nta gisigaye rwose, zahiye zimaze akanya zizitetse. Murabibona abamenyereye burete yahiye ni ukubisa. Tugiye rero kuzarura, nta gisigaye. Burete zacu rero murazibona zahiye, tumaze kuzarura, zisa neza, zirahumura, ziraryoshye. Biba byiza iyo uzaruriye ku kantu nk'aka ngaka kugira ngo n'utuvuta tundi twafasheho iyi seriviyete zikamure amavuta agiye muri seriviyete kugira ngo zumuke. Ariko izi zacu zo kubera twakoze ka gatekinike ko kuzisiga inyuma, nta mavuta arimo, zirumutse. Murabibona namwe, ntago zijejeta nk'aya burete urya ikajejeta. Twagiye ku meza rero. Burete zacu rero ngizo twageze ku meza, tugiye kuzifungura. Murabibona zisa neza rwose, noneho icyiza cyazo zirumutse, n'ukuri ntago zijejeta. Muzabigerageze kuri nabiberetse, muzabibona ko muzarya burete nziza zumutse zitajejeta, zidafite n'amavuta. Nimuze rero dusangire, reka twumve ko zaryoshye. Ngizi rero burete zacu, murazibona n'imbere ukuntu zimeze, zisa neza, zirumutse, zirahiye neza, n'ukuri ziraryoshye. Ndabahamagara rwose namwe guteka burete gutya mukajya murya ibintu biryoshye. Katuryeho twumve ko byaryoshye. Ziraryoshye cyane, ndabibatuye pe. Nuko rero ndabashimira gukurikira iyi video, guteka neza burete nziza zumutse zitarimo amavuta, hanyuma tukarya neza dusigasira amagara, tukaryoherwa. Muyirebe rwose uko imeze neza cyane.